imboga irimo warangiza ugafata ibiryo byawe ugafata agasahani ugatesitinga birashyushye. Muraho neza nshuti zanjye, ndongera ndabasuhuje. Ni Mpinga Sifa nk'ibisanzwe, ubakunda cyane kandi uhora ubatekereza. Ubu rero nifuje kuza mu gikoni kugira ngo mbane namwe. Murakaza neza tubane mu gikoni, dukomeze tubashe guhugurana, tujye tumenya guteka utuntu tw'udusirimu. Abana bacu bakunda, natwe ubwacu tugakunda, n'abagenzi bacu bakatwigiraho. Abandi bafite bishyashya nabo bajye bambwira, banyereke twese twigane. Murakoze cyane rero. Uyu munsi nateguye ibirayi. Tugiye guteka ibirayi birimo viande hashi. Abana barabikunda cyane 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 ariko bandeko nangai boni karibu rafiki yangu. Tunatapiga chakula yenye watoto wanapendaka sana tena sana. Karibu tuende wote kwa mafiga wa mama. Mnajua mama ni mafiga, mama ni usafi, mama ni roho mzuri. Twagiye. Ubu rero hano natogosheje ibirayi byanjye. Ngiye kubinyuza mu mavuta, ngiye kubinyuza muri bleba kugira ngo mbashe guteka. Ndambashe kubereka icyo nashaka kubagezaho tugiye guteka. Uyu munsi nta mutumirwa nabonye w'umwana bankatiye. Sorry. Nari ngiye guteka amavuta atari nayo nashakaga. Ubwo nta kundi niko sinashaka kuyakoresha, ahubwo ngiye gukoresha bleba. Bleba nta kibitwaye na gato mu biryo. Ubwo nyishyizeho kugira ngo ibirayi bigire agahumuro, kandi ngiye kubifata mbirape. Nubwo ngiye gukora bya bindi byacu, ntabyo kubanza gukatira hariya ngo iki na iki. Ngiye guhita byoroshye rwose gutya. Kandi nibyo abantu benshi dukora mu gikoni, ibyo gukatira hariya wapi. Twe turabyoroshye. Akenshi turabyoroshye rwose. Nanjye nibyo ngiye gukora. Ubwo ngiye gushyiramo ibirayi. Viande hashi ziri hano, zirimo ziratogota, nazo mu kanya ziraba zihiye. Viande hashi nizimara gushya duhita dukomeza ibyacu. Mwebwe munkurikire gusa ntimurambirwe, kandi icyo nzi cyo muzanshimira kuko ibintu ni uburyohe cyane. Murabizi neza ko ibirayi byaciye muri bleba biraryoha cyane. Ubu rero nibyo tugiye gukora, dukomeze tugendane turyoherwe. Na kimwe muzahomba, muri kumwe nanjye muzunguka, ntacyo muzahomba. Dore ndashyiramo ibitunguru gusa, ibindi ndaza kubikoresha muri viande hashi, niyo mpamvu hano ntari bushyiremo byinshi. Nuvuga ngo ibirayi byacu tugiye kubigira gute? Kubinyuza muri bleba. Mwababyeyi mwe mujye mumenya guteka. Bamama barafiki yangu, tukwe na jua mafiga, tukwe na yuwa piga, biti watoto wanapendaka. Les mamas, il faut savoir préparer. Une maman c'est la propriété et c'est discipline. Umubyeyi udafite discipline sha n'umwana ntabwo apfa kuyigira. Rero n'umubyeyi utazi guteka n'umwana ntabwo nawe dupfa kuza. Rero twagiye. Dore ibirayi byanjye nabibijije aha, ariko ngiye kubisozereza muri iyi safuriya. Aka nagafashe ngo nkifashishe hano. Urabona? Ikirayi cyacu twakinyujije muri bleba. Kiri guhumura, ntabwo ushobora kubyumva. Ni ukuri. Umva niyo wakirya gutya, Yesu we. Umva biri guhumura, abantu mukunda kurya pihe murabizi. Dore aha ntetse viande hashi. Viande hashi zacu biraza kugendana n'ibi birayi. Murabizi ko viande hashi nubwo ziba ziseye ariko ziba zikeneye gushya. Niyo mpamvu tugomba nazo kuziteka zigashya.
ahangaha rwose aha ndahita nshyiramo akunyu muri viande zanjye kugira ngo ibintu bibe uburyohe cyane. Ndazimya umuriro kubera ko nagiraga ngo bira bibashe kurangira. Ibirayi urabifata ukabinomba. Murambonera yego mbega ibirayi biri guhumura we kambanze nkaho da. Singiye kubesha iki ni ikirayi kamerama wallahi iyi ni chakula. Abantu b'abaseribateri mwaje mu nkopera koko ko ari utuntu tuba tworoshye wateka mu rugo wenyine urumva. Ibi birya abana barabirya umva bakenda iminwa baba bayikomba buri kanya biba biryoshye pe urumva kubera kubisya rero y'ibirayi cyase iki ngiki kiba gifatamo. Simunajua ubu hano turi ku kirayi cyacu. Ikirayi uragikora ukakinoza pe ukakinoza rwose nta bintu byo kwitinza mu bintu byinshi. Noneho murabyibuka hari abantu narababwiye ngo nzabereka ukuntu bakoresha agacupa. Hari abantu benshi bavuga ati ngo agacupa uzagakoresha gute ntabwo ari kwa kandi ntabwo ari Heineken ni agacupa k'amazi. Dore ukuntu rero ngiye gukoresha agacupa kanjye aka ngaka. Ndafata tungurusumu zanjye murazibona iyi ndabona ari nini kugira ngo ibashe gukwiramo. Aka kantu umuntu ari ukaza mbwire mberetse agashya ngo mwabuze ngo uko mukora tungurusumu nta gasekuru dufite ubu se ndabigenza gute ukazenguruka quartier yose uri kubaririza ngo ndabigenza gute. Ubundi yo kabuze ndabiza abamama benshi dufata agasashe tugashyiramo tugahonda tugashyiramo amazi tugashyiramo imyunyu kandi hari ibintu biba byoroshye byoroshye singizi tungurusumu ako nyine mufunga amatwi kujya bigiye kubasakuriza. Iri mu gikoni urihangana kabintu by'agasaku n'ibiki ubwo dore singizi iminota 2 tungurusumu do nimukajya mutuducupa tw'amazi dufite akazi kenshi atari na tungurusumu nzabere wakora mu tundi tuntu twinshi kandi bikagenda neza. Ntimukigore ngo iki singizi tungurusumu zacu zivuye mu gacupa. Urabona ukuntu zinoze kuruta izo mu gasekuru do mwazibonye. Ubwo rero mberetse agashya mujye mubikora kuriya. Ntukirirwe ugenda ngo wabuza agasekuru ngo se ubwo tungurusumu biragenda gute. Twikomereze gahunda yacu. Ibirayi byacu byabonetse ubu tugiye kujya gukora inyama ubundi dushyire mu ifuru twitekera. Ubu ahangaha rero ngiye gukora ibirungo biri buze kujya muri viande hashe. Ni ibisanzwe hari ibintu rwose biba bisanzwe. Ibintu gukata gutyo nyine nk'umushefu uruta abashefu sibyo. Umushefu wihangiye imirimo. Ariko mujye mukora subscribe mumbe hafi muze tumube hafi arashoboye sibyo. Namwe nibigera igihe cyane nzababa hafi niko gahunda ziba zimeze. Ubu hano ni nka rwose ibiryo byatangiye kuboneka kandi murabizi igitunguru kiraryoha mu bintu byose. Bangiye gushyiramo ibi byose ni ibirungo ngiye gushyira muri viande hashe. Noneho ni ibiryo umuntu wese yarya nta nubwo mbishyiramo amavuta menshi nta bikabyo ntaki ntago mbikabiriza pe.
murabizi ko abantu benshi ntabwo bakunda amavuta ni ukujya tubigendamo neza. Rero koko ibi bintu biroroshye, bikore mu rugo, korera abana bawe ibintu bigende neza. Ntukajye birirwa bavuga ngo mama ngo twariye kwa kanaka ngo twagezeyo byagenze gutya. Kurikira amasomo. Nubona abana b'abashyitsi ubakorera gashya nabo bajye bagenda bavuga ati mama ngo twageze mu rugo kwa kanaka byagenze gutya. Muzi ukuntu abana bavuga. Umwana apfa kuba yariye akantu ahantu azabona weho mama wapi byaranze. Ibi byose ni ibigiye kujya muri viandashi. Ibi byose ni indyo yuzuye, murayibona. Indyo yuzuye pe. Ni ukuvuga ngo ibi byose turi gukora ni imboga. Tusa c'est les légumes yote ni bibi natafuta ingia mu viandashi. Mnaona vyote ni malegime, donc ni chakula yenye iko vraiment bien, vitamine. Mko apenda mafiga ni ya bien. Uzi ukuntu umuntu udakunda igikoni aba akunda ibiryo. Yera nkunda ibiryo cyane kubera ko mba mu gikoni. Ariko umuntu udashaka guteka usanga ari uri gutaka ngo inzara. Rero mujya mwiga guteka. Umuntu ushaka ko azaza tugatekana ariko rimwe azanyandikire ngo uko nshaka kuzaza tugatekana tugahita tubirya kubera ko ngiye mbitetse mpita mbirya. Umuntu ushaka kuzatekana azambwire ati ngiye nabonye kabisa ari sawa nzaza duteke duhite tubirya ako kanya. Murabona ko viandashi zacu rwose zisa nk'izayi, nta mavuta nashyizemo, nazifashe nshyira mu mazi zirabira. Viandashi inyama ziba zifite amavuta menshi pe, kandi naha nakoresheje bleba, rero nta mpamvu yo kwihata amavuta. Ndashyiramo bya bintu byanjye byose uko byakabaye. Aka kantu mujye mu nkopera, mujye mu nkopera. Namwe utundi muzi mujye munambwira ariko. Iki cyakura abana baragikunda pe. Umwana wamutekeye uko umva ubuze kuzahora ku isoko. Mwayibonye? Black pepper ndashyiramo, paprika nayo ndashyiramo gakeya. Shyiremo beef masala, washyiramo nk'ikiko kimwe kubera ngiye maze kubimenyera nyine. Mu ntoki yanjye wagira ngo abarimo igipimo. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka urimo hano mw'ibi biryo, uwo mwuka wonyine uhisha ibi bitunguru, uhisha izi karoti, ibintu biba bimeze neza rwose. Ubu rwose ni nkaho turi ku musozo w'icyakora cyacu. Ngora ibi binyama byonyine ushatse ntiwakwirera wabirya ubugari. Sava. Shyiramo na kamagi, kibmagi, ibiryo bikaza kukuryohana ukavuga ati ibi biryo biraryoshye. Babwira ko umuntu ushaka ibi biryo ajya ambwira ati wanekeye ukanyoherereza komande ako kanya izajya ikugeraho. Sibyo kutine pe, umbwira ati ngiye biryo komande izajya ikugeraho. Nta bintu byinshi nimukivunagure, mukigore. Nta mwanya ufite wo guteka, akazi kakwishe, ndi mu gikoni. Kuki wigora? Mpamagara nyandikira umbwira ati ko nkeneye ibiryo. Ese ko turi muri biho aha naha tungana gutya na gutya, birashoboka ukatuzanira ibiryo gute? Kuki se ntabibaza? Ntabibazanira pe. No kuri do mana yanje, cyakoze nyine byaba bihenze. Urabona bino biryo byaba bihenze.
hano ni gushyiramo utuzi kugira ngo kazoza tomate kanjye gashiremo. Aha, zisigaye zinahenda ntabwo twabivamo. Nisibadanganye, iyi ni chakula safi, chakula. Ibiryo biraryoshye. Ubwo hano birasa nkaho rwose viande hache zarangiye. Kutine waba uri kunda ndapira fromage aho kugira ngo tugendane. Ndapira fromage. I don't know. Nukuri ibi biryo biraryoshye. Mujye mubitekera abana, ibi biryo biraryoha, barabikunda, n'abantu bakuru barabikunda cyane, ariko biraryoshye pe. None ikindi imboga ntago wese imboga zahiye cyane ntago biba ari sawa. Imboga urazireka zigasha ntizishye cyane, ubundi ukarya wumva uburyohe bw'imboga. Ndebera hano umuntu ukunda umugari ntago ari kumva yakwirya iminwa. Ubu rero nkuko twabikomeje ibiryo byacu murabibona, ubu tugiye gushyira mu ifu. Barangiye ibiryo biraryoha. Mwababyeyi mwe ndabinginze mukurikira isomo muzatekera abana. Ibi ni ibirayi mwabibonye ko twabigenje, mwebwe nimukurikire gusa icyo mbabwiye cy'ibiryo biraryoha pe. Ubundi iyo mfite n'abashyitsi benshi nteka byinshi, aho gukora ko iyi plato yanjye nini ntabwo twabimara, ndateka bike. Ibi natetse biraduhaza binasaguke. Mujye murya ibiryo apana kujya muvangavanga ibiryo turya n'utundi turyo kuntu natwo tumeze neza. Urabona iki kirayi cyawe ndagikubita forme nshaka ubundi, ariko ubundi wakigira gutya kangiye forme nshaka, n'ubundi ko kituzuye iplato ngiye kubigira gutya. Muri kureba ubu murabona ibirayi byacu ukuntu tumaze kubitegura. Twatunganyije na fromage yacu hano, dore kirya abana baragikunda pe cyane rwose, uretse muraza kurukunda biba bimeze. Yego bana yanjye, ibi biryo murabona ukuntu njye nabicatse ko biba. Iyo nshaka nari kubishyiraho bikuzura plato, ariko nshatse kubikora uko. Noneho murabona za viande hache zacu. Ibi biryo wabitekera umushyitsi akakubwira ati ibi ni iki bahu. Umva ngiye mujye munkurikira gusa, kandi mukora subscribe, mukora comment ati ibi biryo twabonye bimeze gute, kuko Yesu biri guhumura mana. Iki kiryo kiraryoshye pe. Wakibonye ukuntu kiryoshye. Ni chakula. Wumvise ukuntu kiri guhumura byonyine wavuga ati ibi ni iki bahu. Ati ibi ni iki bahu. Ibiryo byacu mwabibonye uko bimeze, nuko twabiteguye uku. Wakarabye neza, usa neza, isuku ari yose, ibiryo bikakuryohana. Ibi ngibi abana barabirya bakwiruma pe. Murambonera. Umva ndabahata ikintu cyitwa viande hache. Dore n'inyama ngo zarahenze, il faut profiter. Sibyo cameraman, faut profiter.
La nourriture qui est très délicieuse. Délicieuse. Umva kandekera uzino viande yashize isigaye nanjye ndaza kuzirya da. Ajya izi ngizi cyangwa tuzazihereza umufana wacu. Ni ukuri yego mana yanjye. Dore ndongeye mfashe fromage yacu gutya. Ubu rwose umva iki kiryo gitekeye umwana mu rugo. Ibi mwabirya muri benshi nta nubwo natwe sinzi ko turanabimara. Kandi turi benshi twebwe ariko umva iyi plus que pizza. Mbega 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 mbega. Plus que pizza. Uretse rero ukuntu abana mu kanya bagiye kuza bagakubita icyakura bakavuga ati ubu tugeze hahandi tugiye gushyira ibiryo byacu mu ifuru. Nari nabanje ndayicana kugira ngo ndumva yashyushye cyane. Udafite ifuru no kumbabura birakunda. Abantu bose ntabwo bakoresha amafuru ibintu bya kizungu wapi. Ikintu cyose ni ubushake ni mumbabare mundebere do. Abonye ikiryo twishyirire mu ifuru. Ubu ngubu ntabwo bitindamo kuko ifuru yashyushye. Kano kantu uragacana ni akabuto ucana ifuru ikaka ukajya urebera mo hariya ukuntu ibintu bimeze. Ubu tugiye kureba ibiryo byacu uko bimeze. Ifuru na yesu we mbega 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 kabaye twariye. Umva irashyushye urebye nabi aha yagutwika pe. Ubu ibiryo byanjye byahiye rwose turaje ndaberetse. Mujye munkurikirana mukanda subscribe nzakomeza mbereka ibintu byiza. Cya cyuma cyanjye kiri he? Ndamumpa icyuma cyanjye kiri aho. Icyuma ngicyo kimwe. Hano nta cyaha cyoroshye. Twakatisha n'iki nacyo nta kibazo. Nicyo nyine. Murabona ko ibiryo ukuntu byabaye. Yego mana yanjye. Ibiryo rwose ni indyo yuzuye. Irimo imboga, irimo warangiza ugafata ibiryo byawe ugafata agasahani ugatestinga ngo se biraryoshye ese ibintu mberetse koko ni sawa cyangwa ndebere. Ibiryo mwabirya muri famiye pe muri benshi mukarya mugahaga mukishima mukavuga ati turiye neza cyane. Mbega ikiryo ni ukuri do birashyushye. Umva wakomeza testinga. Ubu rero inshuti zanjye mwakoze cyane mukomeze mukurikirane. Reka natwe tubirye ibiryo biraryoshye mujye muza dusangire. Ndabashimiye rero ko mugeze ku musozo w'ikiganiro. Dukomeze tubane ni Sifu kibakunda kandi uzahora bakunda. Bye bizu.